twebwe abakobwa b'inyamagabe twaragumiwe cyane. Ngiye nabuze Nyanza mbura n'inyamagabe, ubwo barambwira ngo nabuze kwa Yesu mbura no kwa shitani. None ndagumiwe. Abasore bose barambona bakanyifuza bambaza amafaranga nkayabura, ndabigenza ne? Mu maganya yabo humvikanamo ko bari kugumirwa umusubirizo, ahanini bitewe no kuba ngo muri aka gace umukobwa udafite amafaranga menshi bitamworohera kubona umugabo, bikabera agahebuzaho ku rundi ruhande nayo ngo kubona aho bayakorera ari ingorane. Mirwa no kubera ko ari ubukene, twabuze ikintu ngo dukore natwe twiteze imbere kugira ngo umukobwa abone umugabo. No kuba ko hari aho yavuye hari naho yageze, akaba afite ikintu akora adasabiriza buri kimwe, akaba mubona nyine yiha atahabwa n'ababyeyi. Hari kandi ibyo bagarukaho byuko biteza ingaruka z'ubuhemu mu bakobwa n'abasori, kuko nk'abahungu hari abakunze kwaka abakobwa amafaranga babeshya ko bazabatwara, ariko bikarangira babatengushye bakitwarira abandi. N'umuturanyi wanjye Domitira byamubayeho, agira ngo umusore w'inyamaga bazamujyana kuko arafite amafaranga amubeshya ngo ubwo yabonye amafaranga yo muri Katari. Oya, Domitira n'uwo muri Nyanza yabeshye umusore kazamuha kuri give yo muri Nyanza. Umusore amaze kuyamurya aramumara kubera ubukene we yarayakuruye arayishyira ahita mwanga. Yego, hari ugirisha bakamujyana, hari ugira umwaku ntibamujyane. Kenshi na kenshi n'abagiye bayabona bagiye bishora ku basore b'inyamagabe bifite, bamara kuyamara bakabirukana. Ntawe uri gushaka umukobwa udafite amafaranga. Umukobwa kugira ngo abone umugabo biterwa nuko nyine afite amikoro yenda tuvuge niba yaba afite nk'ibihumbi 500 cyangwa se na miliyoni, iya ijyanye akayijyana mu rugo rwahagiye, ni ukuvuga nyine ngo abafite umutekano usesuye. Ubwo wa wundi utagira n'ijana ni ukuvuga ngo arabyarira iwawe nyine nta handi agomba kujya. Nubwo bavuga ngo yenda ngo abakobwa ngo barabashuka bakagira gute, abura nk'utuvuta two kwisiga, kabura agasabune ko gukaraba, akemera gufata iyo nda nyine kugira ngo utwo tuvuta n'agasabune tubone.